sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Ooh, you look so beautiful in white. Na, 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 na. So beautiful in white tonight. And if a daughter is what our future holds, I hope she has your eyes, finds love like you and I did. Yeah, but when she falls in love, we'll let her go, and I won't go down the aisle. Byoroheye amaso arifite gereza iri kuba ubu, nyamara umutima wanjye n'uwawe nibyo bizi neza ibiri kuba ubu. Bizirikana cyane impamvu n'amavunane by'urugendo rurerure rwakozwe, kuva aho rwahereye kugeza aho turi n'ibitangaza. uyu munsi wa none urawushohoje nk'uko wari warabitubwiye icyorezo cyawe. Ndagukunda ni ijambo ry'ubusabe ryamvuye ku ndiba y'umutima. Ndabyemeye ni ijambo rishimangira ibyo muri kubona ubu. Ireme ry'urukundo rihindutse nk'imbuto itabora, nk'ikiganza cyawe kiri cyanjye, urukundo rw'imikwe. N'ikiganza cyawe kiri cyanjye, urukundo rw'imikwe. Yambikishije ikamba, mpesheje izina rishya, impano nagabiwe na rurema. Rugingo runyuzuza, mahitamo ntazicuza,
mpano nagabiwe na rurema. Imana ishimwe kuko isohoje umugambi mwiza kuri twe. Imana ishimwe kuko isohoje umugambi mwiza kuri twe. Isuzuma ibyubatswe mu miraba y'ubuzima, mu munezero, mu mibabaro, mu rucantege rutandukanye, no mu mugisha, kuko Yesu ari we twubatseho. No mugisha kuko Yesu ari we twubatseho. Nyambikishije ikamba, umpesheje izina rishya, mpano nagabiwe na rurema. Rugingo runyuzuza, mahitamo ntazicuza, mpano nagabiwe na rurema. Mana ishimwe kuko isohoje umugambi.
turangiye bwa nyuma Mugisha Tase ndetse na fiancé we Mukeshimana Claudie nabo bahagurukiye muremera ko tubashyingira gushyingirwa kwera itorero. Imana ibahe umugisha nakwiyicarira ubukwe buhera mu miryango yombi n'ubwo buza mu itorero ndetse no mu mategeko mu buzima bwa leta, ariko ubukwe buhera mu miryango yombi. Reka dusabe uhagarariye Alexandre ahaguruke niba hari ahagarariye Mutaga Alexandre. Reka tugire icyo tumusaba, turakubaza ibyo wasabwaga umuryango wa Bugenimana Cesariya byose barabitunganyije, haba mu mategeko, haba mu bijyanye n'umuco nyarwanda, byose byaratunganye. Imana imuhuje. Reka dusabe uhagarariye Cesariya aho niba hari ahaguruke. Reka dusabe nawe wegere bagenzi bawe. Byaratunganye, zamura ijwi abari hano babyumve. Imana imuhuje. Reka dusabe uhagarariye Mugisha Tase, uhagarariye Mugisha Tase nawe niba hari ahaguruke. Claude nawe urebe wari uri mu murwa wa Kigali, abakobwa benshi ariko urukundo bakuzana muri Muhanga hari Gahogo, uhagura umufasha ukwiye ni Claude. nawe kurebe Claudia mu basore bose uwari ukwiye waguye n'umugabo ni Itasi baci. Abagabo bicaye uwazanye n'umugore simbabwe ngo mubikore nona, ariko nimugera hiherereye ubwo ati madamu wanjye niwe warukwiye, mutware wanjye niwe warukwiye. Niba umaze kugera mu myaka y'ubukure bahita mu gihe cyo kugera muri apremiti, urukundo ntirugajuje ntirugakonje, ujye umureba wivugire k'agaterwe k'agakecuru kanjye kandakiye, ugaha agaciro, umuha agaciro. nawe nashaka kumenya ngo umusaza wanjye w'umubiri Imana yakigufasha. Nimba hari n'aho mumaze kugera Imana ibagejeje, umara umubabaro Tasi kuri yatubwira ngo ubonye umugore mwiza abonye ikintu cy'agaciro mu buzima bwe. Rero umugambi w'Imana uko yateguye ko umuntu adakwiye kuba wenyine, kandi umugambi w'Imana ntuyoba, iguha umufasha umukwiriye uzagufasha mu ntege zawe uko batuye gushyingira, muvukana muravukana ariko babashyingira ntihuje ingeso, ntihuje imico, ariko umwe agenda yuzuza undi. Imana yacu idufashe. Rero uyu muntu amaze kubona umufasha umukwiriye, yavuze neza amagambo meza aravuga ngo uyu ni igufwa ryo mu magufwa yanjye, ni akara ko mu mara yanjye, azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Aya magambo Adamu ntiyigeze yavuga muri bya bintu byose Imana yaremye, kandi ni umubasha ngo abyite amazina abitegeke, nta na kimwe kigeze kimunezeza usibye umunsi yabonye
umufasha urugingo rwe ni igufwa ryo mu magufwa yanjye nakara ko mu mara yanjye azifungure kuko yakuwe umugabo. Bishatse kuvuga iki? uwo ni Imana irema umuryango mushya mu rugo, yawuremye uwo muryango kugira babane mu buryo bw'umunezero. Haleluya. Babane mu munezero, babane mu byishimo, babane mu bwuzuzanye. Imana yakifashe ni igufwa ryo mu magufwa yanjye nakara ko mu mara yanjye umunezero gusa. Pasi nakuruki ya magambo meza wari umubwira muri fiyansaye uzakomeza kuyamubwira ndetse uzanuje ndetse uko bikavuga byose. Nawe Claude amagambo meza wari umubwira muri fiyansaye uzayakomeza. Ni umunezero w'umuryango, mugire ibyishimo mu rugo rwanyu, mugire ibyishimo mu muryango wanyu. Imana yacu ibafashe kandi izabashoboze kubaka urugo rwiza rw'umugisha. Rero nawe Alexandre ubonye urugingo rwawe, nta kindi Cadette agushakaho nuko umukunda wamukuyakuya kumva nawe yongera bisubiremo kujyana n'ibikorwa ndetse no kuba wanamwitangira. Abagabo b'ikigwari cyangwa abagabo b'ibigwari hari igihe bashobora kubona n'ibibazo mu rugo bakaba bahura, ariko mwebwe muri abagabo b'intwari, haba mu bibazo musaba abagabo n'abagabo ujye mukunda abagore banyu, haba no mu bisubizo kuko n'ibisubizo. Hari umugabo umwe ariko we ntiyizera ariko umugabo wamaze guhaga ameze neza ngo iwe ikimuranga ngo ni byeri n'abagore akagira desembiro we yitwabyo gupfa si umurebe ariko mwebwe murabizera mu bisubizo mukomeze mukundane, mukomeze muzamukira mu bibazo, mukomeze mukundane. Imana ibahimisha. Reka dusengere Imana, mwebwe mushobore kumva inshingano zanyu, izabasha kubaka urugo rwiza rw'umugisha. N'abicaye hano namwe mugiye mutekereze uburyo mwubatse ingo zanyu. Ese ni ingo zihesha Imana icyubahiro ndetse n'itorero na sosiyete nyarwanda? Tubirebe ariko umugambi w'Imana uko Imana yaremye umuryango kandi ushakamo ibyishimo n'umunezero. Imana ishimwe. Reka dusengere Imana. Kasabe mwene data w'ibisandira asengere Imana. Yasenga Imana n'amagambo tumaze kumva, tuze komeza kumva amasezerano ya bene data. Urakoze. umuti kandi z'ubwo kugira ngo umuntu wese atekereze igikorwa cyiza gikwiye cyo kubaka urugo neza. Urakoze cyane rero, fasha n'indi gahunda isigaye ibimugisha muri byose mu izina rya Yesu. Amen. Ashobora byose iz'umutima wawe imbere y'itorero ryayo n'imiryango yayo, ndakubaza wowe umugisha Tatien wemeye kubana n'uyu Mukeshimana Claudia bakubere umugore ushyingiranwe itorero, uzabana nawe mu rukundo ukurikije itegeko ry'Imana, haba umubabaro cyangwa umunezero, arwaye cyangwa ari muzima, ubyaye cyangwa utabyaye, ubukire cyangwa ubukene, uzakomeza kumubera umwizerwa udateshutse ku nshingano zawe. Muzabana akaramata kugeza ubwo muzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse kujyana itorero rye. Ugendere wihamije n'ikiganza cyawe cy'iburyo kizamuye. Ndabyemera. Tubaze na mugenzi we imbere y'Imana ishobora byose iz'umutima wawe
n'imbere y'itorero ryayo n'imiryango yayo, ndakubaza wowe Mukeshimana Claudia wemeye kubana n'uyu Umugisha Felicien ngo akubere umugabo ushyingiranywe mu itorero, uzabana nawe urukundo ukurikije itegeko ry'Imana, haba umubabaro cyangwa umunezero, arwaye cyangwa ari muzima, mubyaye cyangwa utabyaye, ubukire cyangwa ubukene, uzakomeza kumubera mwizerwa udateshutse ku nshingano zawe. Uzabana akaramata kugeza ubwo muzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse kujyana itorero rye ryera. Murakoze cyane, Imana imugishe. Reka bakire bagenzi banyu, igihe kirageze arwerekeye umukunzi yakunze. Kasabe Tasien Kebuka wewe Claudia aho kurebe, ndetse Sabe na Alexandre Ayakunda Cesaria twari duhari, dufite amatsiko yo kubona umukunzi wa Alexandre. Mutwikurure witonze, yaba Tasien yaba Alexandre, bikore ushaka muturaze hano, twikurure witonze, mara gutwikurira umugeni we mukwereke korali bamushyiraho amasitari. Alexandre Tasien twerekeye inzira Imana ibakoresha. Jewe Umugisha Tasien nsezeranye ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo ko nemeye kujyana uyu Mukeshimana Claudia wambere umugore dushyingiranwe mu itorero. Nzabana nawe nkurikije uko itegeko ry'Imana, nzamukunda yaba ari muzima cyangwa arwaye, tubyaye cyangwa tutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago cyangwa mu munezero, nzakomeza kuba umwizerwa ateshutse ku nshingano zanjye. Sinzigera nifuza abandi bagore. Tuzabana akaramata kugeza ubwo tuzatandukana n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse kujya mu itorero rye ryera. Imana izabifashe. Impundu n'amashyingiranwa. Imana ibamugishe. Reka twumve umukunzi we Claudia nawe agira amasezerano asezeranya umukunzi we, azaba ikiganza cyiwe cy'iburyo. Muri icyo kiganza Jewe Mukeshimana Claudia nsezeranye ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo ko nemeye kujyana uyu Umugisha Tasien ngo ambere umugabo dushyingiranwe mu itorero. Nzabana nawe nkurikije itegeko ry'Imana, nzamugandukira yaba ari muzima cyangwa arwaye, tubyaye cyangwa tutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago cyangwa mu munezero, nzakomeza kuba umwizerwa ateshutse ku nshingano zanjye.
wanjye sinzigera nifuza abandi bagabo, tuzabana akaramata kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse kugira ngo itorero rye ryera. Imana izabimfashe. nawe agire indahiro kubera ikigega ugiye kwambika umukunzi wawe, witwereke uyitegereze. Umuntu w'igiciro bari baraguze, kandi impeta ni ikimenyetso cy'ubumwe n'urukundo n'ubwizerane muba mugiranye n'umuntu bari baraguze w'igiciro. Wagaragaza aho itangirira n'aho gusirizwa. Fata mikrofone babigaragaza cyane babigaragaza urukundo ukunda kubyina uzaba urw'ibihe byose. Yimwambike iyo mpeta mubwira amagambo meza y'urukundo, kandi natwe tuyategeye amatwi. Zembafashe mwambike mubwira amagambo meza y'urukundo. yewe Habumugisha Tatien wambitse impeta y'urukundo dusezeranya ko nk'ubwigane byose. Nihamije mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera. Amen. Mwiza cyane, amashyi menshi y'ibintu twambitse impeta, ikimenyetso cy'urukundo n'ubumwe n'ubwizerane amufitiye ndetse n'ibihe bizaza mu buzima bwabo bwose. Claudia nawe mwambike iyo mpeta ikimenyetso cy'urukundo, ubwira amagambo meza, nawe bagaragaza aho bitangire nawe babigaragaza umukunda ubuzima bwawe bwose. Nimwambike iyo mpeta mubwira amagambo meza y'urukundo. Reka dusabe bano mwebwe hirya ku bwawe bose batari mu mwuga, mwebwe hirya mwegere hirya, usibye bano bakameramani abandi mwegere hirya. Yewe ababwira umugisha Imana mwambitse impeta nk'ikimenyetso cy'urukundo byakundikanye byose, ngaragaje mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera. Bashake bakwikirize haleluya, kugira Imana ishimwe. Bibe bityo urukundo rwabo rube urw'ibihe n'ibihe. Imana ishimwe. Reka sabe Alexandre nawe ashyikira impeta. Reka nawe Data wa twese uhoraho, turagushimiye turaguhimbaje. Imigambi yawe ni myiza kuri twe. Uyu mugambi urawusohoje kuri Alexandre ndetse na Cesariya. Turagushimiye ku mugambi wawe usohoye kuri Tatien na Claudia. Ubishimire Imana, ushimiye yuko babana nk'umugabo n'umugore bamaze kubyihamiriza imbere yawe ndetse n'imbere y'itorero n'imiryango. Turabigushimiye Mwami, natwe tubasabiye umugisha uva ku Mana Data, umugisha wavuze kuri Aburahamu, abana bo mu rubyaro rwa Aburahamu, wabwiye Aburahamu kuzamugwiza. Data ushimwe
bagwiza kubagura amajya n'amaza, bazahirwe mu rugo rwabo, bazahirwe mu cyo bazakora cyose kizababere cyiza, iyo bacuruza bazunguke, iyo bahinga imyaka mu butaka izere, iyo bakorera umushahara uzawagure. Mwami turagushimiye urugo rwa Alexandre na Cesariya, urwubake urukomeze, ruzaba urugo rw'umugisha, bazabyare nk'urakobwa. Data nyir'ijuru, urugo rwabo ururinde umubi, urwubake urukomeze. Mwami Imana nyir'ijuru, rube na rwa rugo na wa munyabwenge wubatse inzu ye ku rutare, iragenda irakomera. Uru rugo nirwubakwe muri Kristo Yesu, urwubake urukomeze. Mwami Imana nyir'ijuru, bazahirwe abajya n'abaza, bazahirwe mu bigega byabo, bazahirwe mu mivure yabo, bazahirwe aho bazatura, bazahirwe mu cyo bazakora cyose kizababere cyiza. Uru rugo ururinde Satani imiryango. Turagushimiye ubahaye umugisha, niko nsengeye tangira kongera bazahirwe urugo rwiza, urugo rw'umugisha, urugo rwubatswe nawe, urugo rurimo Imana, urugo runejeje. Data turagushimiye ubahaye umugisha, bazabyare nk'urakobwa. Data nyir'ijuru, ibigega byabo uzuza ibyo kurya, imivure yabo uzasenderezemo ibyo kunywa. Turagushimiye urwubatse ukaba urukomeje mu izina rya Yesu Kristo, turwanyije ibyarwanya urugo rwawe. Turagushimiye ubahaye umugisha, natwe tugize mu izina rya Yesu Kristo, amen. Abashyikirisha Imana aya masezerano yabike ajye muyibitsa muri mu rugo rwanyu, ndetse y'icyemezo cy'abashyingiwe mu itorero, certificat de mariage, nayo muyibike neza, muzayereke inshuti, abavandimwe batabashije kuboneka hano, ndetse n'abana muzabyara. Reka nsabe Claudiane ururabo hariya, nsabe Patient agufate ikiganza cyawe cy'iburyo, ikiganza Patient akizamure. Reka mpamye amasezerano yanyu ku mugaragaro. Yewe Pastori Habimana, ububasha bwa Imana mu itorero rya Pentecote ADEPR mu Rwanda, uhereye uyu munsi nemeje ku mugaragaro ko umugisha Patient abaye umugabo wa Mukeshimana Claude. Mukeshimana Claudia abaye umugore wa umugisha Patient. Cy'Imana yateranyije hamwe, yakagiye umuntu ugitandukanye. Uwiteka abone umugisha, Uwiteka abarebe neza, Uwiteka abaguye. Amen. Kadusaba abagabo bari hano mwese muhaguruke, bakire umugabo mugenzi wacu Patient. Ntabwo ibiganza muri ikaze, ibiganza byose bibaye ikaze. Mana ibumugisha, asabe Claudiane Mukeshimana aho izamura icyo kiganza. Abakobwa muri hano mwamwitegereje, ibintu birahinduka. Ubu yazamuye mu ntera abagore, zamura icyo kiganza. Abagore muri hano bahaguruke, ikaze Claudiane, nakire umuryango mushya w'abagore. Dusabe Alexandre ikaze.
We'll
kugaburira kuko n'Imana ibivuze nzagukorera ibyo rero byose kuko ni Uwiteka nzabana nawe kandi nzagushyigikira uko niko Imana ivuze nyir'ingabo Imana aravugana nawe ngo kuko wanyubahishije n'Imana itazagukoza isoni kandi Imana izagukorera nyir'ingabo Imana aravugana nawe ngo n'Imana izagukorera Dukomeye mu mashyiga mu mashyiga yawe izina rya Yesu. Oh,
Imana ibamugisha batashye mu bukwe mwese umugisha w'Imana amwari wavuyariya muri paruwasi ya Rutobe abubazanye mwese muvuye umugisha w'Imana mwahaguruka tubaragura ibiganza tugatuma intashyo ukwe kuri kubahora bose garagaza imbere ukwe n'umugeni abakuru bombi abandi baraza gukurikira korali barabahimbaza Imana numva rero bari umusohoka mbere y'abageni izi ntashyo uzaturahize bene data Mana turagushimiye wabanye natwe ibihe byose uri mwiza Mana uri mwiza bakutegeza bashaka uri alfa na omega itangira n'iherezo yatangije umurimo wirabusa tugushimiye uyu murimo ukoretse kumva amasezerano ya bene data urushimirwe Mana umeze kubashyigikira aho ugiye gukomereza umeze kwiyubahisha umugisha umuntu wese wabonetse mu bukwe kandi kubonekamo udukunguzi mu bukwe bw'ijuru ubwo Kristo uzaza uri umukwe natwe itorero ry'umugeni bazamurwa mu mico bawusanganira turushaho kwiyeza no kwitunganya kuburyo munsi uzakwishyire tudafite ikizinga n'umwanya kandi muri iyi myuka n'ibindi umukiza ashobora kutunezeza komeza utunezeze muri ibi birori by'abana bacu tugushimiye umugisha ubaye mu izina rya Yesu Kristo amen. Imana byose imeze nk'imvura izahore mu rugo rwanyu amajyana amaza muhorane n'Imana rurema imigisha imeze nk'imvura izahore mu rugo rwanyu amajyana amaza muhorane n'Imana rurema ibyo mwabonaga ko bikomeye dore Imana irabisoje
kwinjira kwizakora n'ibirenze ibi. Imigisha imeze nk'imvura ituruka hera cyane mu rugo rwanyu. Hirya no hino muzahirwe, muhorane n'Imana rurema, muzabyare muheke. Imigisha imeze nk'imvura hungu nakuza mu rugo rwanyu. Muzabere bose imigisha, impumuro nziza ku baturanyi. wigomwe byinshi ushaka icyaguhesha amahoro, Imana iguhaye uw'amahoro, ngaho nawe ushima Imana. Mahoro we ramba mu muryango usanze, usoromwe w'imbuto z'umugisha, gusa abusize tuzagukumbura. Mama we igendere, mama igendere. Imigisha imeze nk'imvura, imigisha myinshi izahorane nanjye. Muhorane n'Imana rurema, muzubahane mukushana, munganirana, benshi bazabigireho ibyiza. Ivani Mano Pastor P, respect man. Byatangiye buhoro, byajya kuza nk'izubaza, ariko gahoro gahoro nyuma naje kugukunda, nakureberaga kure, nkumva naza nkakuraza, ndakwegera sinazuyaza, niko naje kugukunda. Ikinyabupfura ugira, impuhwe wigirira, urukundo ugira, ukwanga yakunda nde. Ndibugusekera rimwe tugihura, kuva uwo munsi nkubona ejo hazaza. Ndibukundirira bwa mbere mu gituza, yewe nawe dufitanye amateka. Ndibukumbarira cya nkuru yawe, mubariye iyanjye twumva turahuje. Ndibukundirira bwa mbere mu gituza, yewe nawe dufitanye amateka. Najyaga ngerageza gukomeza umutima, ariko amaherezo rukundo rukanga rukanamaza. Igituma ntigegezera, wirinda kukubabaza, nuko namenye neza ko uwo nkunda yaremanywe umutima woroshye. Ikinyabupfura ugira, impuhwe wigirira, urukundo ugira, ukwanga yakunda nde. Ndibugusekera rimwe tugihura,
duhuza yewe nawe dufitanye amateka ndibuka umbarira cya nkuru yawe mubari yanjye twumva turahuje ndibuka undirira bwa mbere mu gituza yewe nawe dufitanye amateka uzirikane yuko uje uri mutembarama uje ugiye gutemba cyushi ariko mwuka byaramwe urukundo ni rwiza cyane burya abantu bizeranye ati genda bizi biratojwe rero kandi nigishijwe yuko umusangwa ariwe wakira umushyitsi asante amashyi yanyu natwe yazikuza na bose tubane mpaka duhurane mpaka tumare inyota mpaka sanga uno muto mutendetse bawukanguye nabi ndamuhindurana ati Kadete ndabihinduza ba Kadete bivuga kabucura akucuri ariko urundi kundiro kandi nzajya gutetesha ndagutoneshe ati watu ndavuga nk'umutangi nka Miriam nituvuga tugabira niba tuzajya tumaisha dushima umwami Imana Thank you.
Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. kandi n'imiryango yanyu ntiyibagirwe. Uko duteraniye hano mwese ndabashimiye cyane, mbashimiye kwitanga kwanyu bikomeye cyane. Uyu ni musaza wanjye rwose, icara ku ngoma uyobore. Turabishimiye cyane kubw'icyo gikorwa rwose mwakoze, mudutereye intambwe y'icyitegererezo rwose, kandi nta bukwe bubi ku isi bubaho. Yemwe ndabashimiye ku by'umwihariko, byangoye ariko Imana ishimwe ko mpageze. Satani aratsinzwe n'ingabo ze mu izina rya Yesu. Iranejeje mu rwego rwo hejuru cyane. Cyokoze udutereye intambwe nziza, uvuge ngo nziza Imana yacu irakora kuko niyo kamere yayo. Imana yarebye aba bana ikabarwanirira intambara y'imbere n'inyuma batazi, niko namwe mumeze. Dusengera abana bacu, umubi atsindwe mu izina rya Yesu. ati mugabo nkunda kubisezerano naguhaye mu mutima wanjye, nanjye cyose uzajya uba uvuye mu mirimo nzajya mwakira kandi nkumenyere igahoro rikwiye ririmo ibyubaka umubiri. Namwe rero mwadonereye abageni, munyemerere ntabwo mbanga ntacyo dupfa, mbwira ikintu mugomba gukora. Uri waparapanze neza imipangu itari y'abapagani, iteye porogaramu nziza nk'izi ngizi, nawe byose n'iby'amarene. Basi uzajya uzirikana Tasiye, umenye ko ari umuhungu we kandi ugomba kumuha. Niyo nacishije muri Haleluya. Kade, buriya rero umugabo ni umutware w'urugo kandi ugomba kumuganukira. Ibyo ni ibirivuga, ntabwo ari nkunda Imana ubivuga. Hari icyo ubeshya n'Imana se ngo yaragusondetse? Niba nacibeshya none vuga uti amin. Hanyuma rero nsoza mubabwire ngo mujye mu byimbo mwese. Hanyuma rero mutari kwicara, ngiye gusaba ababyeyi b'abagore mwese muri hano. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha ba mama. Abapapa twese turi hano, kuri uyu mugabo umuco w'abantu bawugereranya n'intare nyir'ishyamba, akaba umwami w'ishyamba, akaba umutware w'urugo kandi amujya ni heza h'umuranama aho hari. Ngwino ujya mu rugaga rw'abagabo, ndavuga mu ijwi rirangurure mu izina ry'abandi bagabo bose. Musuke mu rero n'ibyampare na marene, pare ducuguze uburyo mwete. Kadete na Tasiye nimwe mubanza musome icyarimwe, na pare na marene namwe mubigane, tubari tukiri ku munwa. Hanyuma ndabona gatatu mudukure umubwira abantu bose bari ngo arasante 1 2 3 ari amashyi basaba nagaje.
murakoze cyane twari ku buzima bwacu n'abacu bose bari intumwa z'Imana uyu munsi ariko noneho uri umushyitsi wacu kwa Kasiyani wakugiye hino nkagubobere rwose muraho neza n'amahoro turashimira Imana majyepfo muraho tumuwe neza bageze mu murwa twahageze yama etaje yose mu murwa mwayabonye twagiye dutambuka neza umubyeyi ati abasingira agasimbuye n'abatazi inzira y'umusaraba n'abataramenye Golgota buriya rero ntabwo twasoma duhagaze twaba tugiye gutera impagarara hano n'abandi ugasanga reka duce akabogi hanyuma dukomeze dusome tunaganira murakoze cyane amashyi mu nta n'intango dushaka gusomeraho ahubwo umutobe ukugwe neza data rero buriya yatanze ikaze ntabwo yimana ikaziye abari ikambere iyo ngiyo niho mwumvise icyo nababwiye ubwo ngubwo n'abandi bose mubaremere ngo muhere ku bageni mwibuke ababadonereye hanyuma musange abashyitsi mwibuke n'abasangwa ariko nimuza gusanga hari igisagukana mu Imana mu mwibuke mu nda ntabwo fari bamwe DJ tubashimire ikaze nziza muduhaye ibyiciro byiza mwaduhaye kuturagiza Imana byose byatunyuze niyo mpamvu mwumvise tubagabiye 10 n'ibiza gukunda turabongera n'izindi kubw'ibyo rero dushimira iyo Mana yaturinze urabona ko ndimo gushyira ku bwinshi kuko ntaje jyenyine ndi kumwe n'abantu b'ingeri zitandukanye kandi nziza harimo abakiri bato bafite imbaraga zinyaruka harimo ab'ibikwerere harimo abagore b'amajigija bose ni amasibo atandukanye twazanye tuje tukugana duturutse mu muryango umaze kabiri vena kugira ngo uwo muryango Modeste urawuzi sinakwirirwa ndondora ibigwi byawo kuko wawugenzemo inshuro nyinshi bigaragara rero ko ari umuryango uzi ntari ukurangira ahubwo wawumenye kera turamahoro rwose ubutumwa rero ni ubwa mbere bw'intashyo ubutumwa bwa kabiri ni ubutumwa bw'amasezerano mwagiranye iminsi yatambutse mu ngendo nyinshi wagiye wagenda wagiye wasiga ijambo ryiza wigeze wasaba amarembo yaho iry'abashyitsi baryugururirwa igihe kiza kugera ugurirwa irembo ry'abageni ryinjira inka rigasohoka abageni naryo raryugururirwa barakubwira ngo ntabwo bakwirirwa baguha andi marembo ngo bakwereke irembo ry'imyanda kuko ngo ntacyo byakumarira ngo rero igihe kigeze waje kwinjira muri iryo rembo kandi uhavuga ijambo ryiza ryo gusaba umugeni uramuhabwa tugusaba ko ari ibyo ugomba kudufasha gukora kugira ngo bigende neza cyerekeranye n'umuco mwiza w'abanyarwanda wo kunyura mu mategeko bwite ya leta kandi dusaba ko nawe twakwemerera igihe gikwiriye tukazakora umuco mwiza wo kuguhekera umugeni ndetse icyo gihe uduha n'igihe cyangwa se itariki dusaba ko ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa munani twazaguhekera umugeni wasabye tukamukugezaho kumuheka rero ntabwo byatewe n'uko abana n'ubumuga ahubwo byatewe n'uburyo yubashywe ahawe icyubahiro mu muryango ubwo rero habonetsemo ari imbaraga kandi haboneka n'abaherekeza kugira ngo tumushyitseho umugeni wasabye tumushyitse mu muryango wanyu rero Modeste ntabwo ndi bukugore ahubwo ibyivugo by'abagabo bivugwa umugabo ahagaze mu byimbo nyemerero ry'ijuru nanjye mvuge iri jambo nze gusaba umugeni wacu uriya ubari Cadette agiye kuba imfura cyangwa se uhita mu muryango arongera yongere ashibuke nanone ndamusaba kugira ngo rero mu byimbo Mukeshimana
nk'uko tugukesha Imana kandi yakuduhaye ijoro nyemerere uzamuke kandi ngira ngo unyemere Mudesi. hari umuhanzi wigeze kuvuga Ntirantega mugeni wasabye nguriya twamukugejejeho kandi tumuzanye dufite ibineza neza n'ibindi. Ubwo rero ijambo warambwiye ngo muri cya gitaramo twari dutaramanye ko mwubatse, ubwo rero inkike y'epfo twaje kugira ngo tuyikomeze hose, tuyikomeze tuyireme kuko twari twasanze aho ngaho hari icyuho iwanyu. Iyo nkike rero turimo tuyikomeza, hari ibikomeza urugo, ngira ngo abakirizi bawe nk'uko twabivuganye bamaze kwakira imisanzu yose igenewe kugira ngo uwo murimo w'urwo rugo ukomere. Ngira ngo rero unyemerera ijambo nari mfite nenzanye muri uyu muryango ni iryo ngiryo ryo kubashyikiriza umugeni mwasabye, ariko twaye icumu rya shebuja shyake gakeregeshwa nubwo itinze. Hari igihe kubera ko tuzi ko turi mu gihe cy'umugisha tugomba kuzana imvura iwanyu, nimuza kubitwemera mumaza kubitubwira ubutumwa nari mfite ubwo ngubwo nagira ngo ubunyakire. Urakoze cyane. nawe urakoze. Reka ayo mashyi rwose wagira muri twa tugori two mu mpeshyi duturagurika, mwamuhaye amashyi menshi y'ibishaka. Impundu se wowe ukabyara mwe mana ya. Urakoze cyane. Yego yego. Waca akabogi kugeza izabukuru ntabwo ziba zoroshye. Urakoze cyane. Bavandimwe ngira ngo wakongera wihangane, uyu munsi turagukoresha cyane ariko ejo uzaruhuka. Icyo wayisaba cyose ufite umutima wizeye iragusubiza. Noneho yavugiye muri uyu mugabo Nsabimana Pauline, rwose ni umugabo udasubira ku ijambo, ni umugabo usoza isezerano yasezeranye akarisoza kandi akarisohoza neza. Ndagira ngo mwongere mumubwire. Buriya rero bya bibindi mwampaga mukambwira muti Nyarugenge imanuke wambuke Nyabarongo uzamuke Ruyenzi unyere Musambira umanuke Kamonyi utambike ahandi, zose nazigejejeyo. Dore igihamya kigaragaza ko nagezeyo. Tasiya mwoberera uwo mukobwa utugaragarize ko ari Claudia wahoraga udutesha umutwe uvuga ngo urashaka umukuru, nitwereke ko ari amashyi menshi. ayo mashyi yose barongera asetse yewe. dore nguriya Claudia rero mwari mwarantumye namuzanye. Hanyuma Claudia rero umugabo wawe ushobora kundusha kumumenya, yitwa Habumugisha. Buriya nawe ugize umugisha. Tasiye ni umusore ariko yabaye umugabo wawe. Ndizera yuko mujya gutangira uyu mushinga. Icya kabiri nacyo kigeretse ku rukundo ni Imana. Kera bajyaga baca umugani bakavuga ngo ntubakubone, siko bajyaga batubwira bakavuga ngo ntubakubone. Uyu munsi ntabwo ari ntubakubone, rwubake bishimye. Nzi ko Tasiye ni umuhanzi. Tasiye nta karirimbo wamuhimbira uyu munsi. Abanyagusenge ba nyirasenge ba Tasiye wababonye uzababwire. Ubonye umugabo mwiza, icyo mubwiye ubonye umugabo ugukunda kandi uzi n'urwakazi. Umwana wanjye rero winjiye mu rugaga rw'abagabo, winjiye mu rugaga rw'abagabo. Ngira ngo bigeze kuguha ikaze ku bagabo ko wari umugabo ariko byari bitaremezwa uzakunda umugore wawe, kandi urugo rwanyu muzarwubakire ku Mana. Burya ntazibana zidakomanya amahembe, muzababarirane. Namukosereza uzamubwira uti shero wanjye rwose wamushereje gusaba imbabazi, nawe azigusabe kandi azikuye ku mutima, nawe umubabarire. Ikindi cya gatatu muzagisha inama, ntimuzumve amabwire. Tasiye buriya hari ukuntu ajya mu kazi agakererwa. Rero tubifurije akwicara.
rero muvandimwe reka dukomeze dutarame ibirori ni byiza warumbwiye ngo imvura y'umugisha n'ubundi hano ni kwa haba umugisha hano tugira umugisha dutarame kazasimbuka n'ejo turababwira kandi ndabamagana mubwire ko hageze kandi uwo twabasabye hageze reka dukomeze dutarame ariko nanone turaza gufatanya tubahamagara tubabwire ko ibintu byagenze neza murakoze cyane reka twongere tumuhe amashyi n'abageni bacu tubahe amashyi Imana ibahe noneho nyuma y'uko mwawusogongeye muwusangiza abantu bose bari hano ngaho bwira urukundo rwawe mutegereje maze twakire aba bantu namwe rero muramukira umwami n'umwamikazi ari ibintu bisanzwe ikigabirira ku ruyenzi reka rero ndarika bateguye impano nyamuneka iziri mu masakoshi muzizane iziri mu makofi muzikure n'abateguye zo mu nguri burya turazakira ababyeyi rero ngeze aha ngaha munda kujya imbere y'ababyeyi nabanza agataka koordinate mbere hariya bugufi uhita uhereza abageni impano bateguye ababyeyi nabo bahita bayashyikirizwa wangiriye neza nkiri muto none musaza wanjye ubundi bimeze bite Imana irambwira amagambo ari mu Efeso irambwira ngo mbasha gukora cyane ibiruta haleluya ibiruta cyangwa ibyo twibwira ndangije irambwira ngo ngaho ngira muri Yesaya mubwira ibice 50 umurongo wa 7 arambwira ngo kuko mwami Imana azanabara mwiza nk'uyu ndashimira uyu mugabo ni muramu wanjye nkunda cyane ashima uyu munsi ibiro by'uyu munsi byabaye ni ibyo kwishimirwa mwamwifurije urugo ruhire
tukaba twamuteguriye impano nk'umuryango, nje n'umufasha ndetse n'umukobwa wanjye. Iyi ni impano twamuteguriye. Ariko ayo mashyi ni ukuri n'umukono mu mashyi. Teye intambwe mu kirenge nk'icyacu imbere yawe, ariko korali Tabaza Nyamuneka ariko umukobwa wacu Imana ikumugisha, twabanye neza, twakoranye umurimo w'Imana kandi turacyawukorana. Tugusaba umugisha rero, ibintu bya bintu Imana yavuganye natwe, ivuganye nawe kandi birasohoye. Umuryango mugari rero wishimiye kuguha iyi mpano. Ni byinshi urabizi, ariko uyu munsi reka abantu bari hafi bayikoreho. ariko disi munyene Imana yagiye gukorera mu buzima. Amera nka wa mwami Dawudi n'umubyeyi atubwiraga, Dawudi yashima Imana aravuga ati Imana we urahamba Kitakazi amubwira uti aho uzajya nzabana nawe ndetse n'intambwe zawe zazikomeza. Ari waciyemo amenye neza yuko ubutayu tubucamo ntabwo tubuturamo. Nawe yumvisezerano ntabwo rihinduka, nawe inyenyeri zagwa ntabwo rihinduka. Natwe turashima Imana bwa mwene data wateye intambwe agashinga urugo. Dusengana mu rubyiruko rw'Igahogo kuri ADEPR ya Gahogo, hari abasezeraniye dusenga buri wa gatatu nijoro. Rero twagiranaga ibihe byiza, tuba turi benshi cyane turenga nk'ijana, ariko aba ni bakeya bajemo kugira ngo bahagararire abandi. Rero Kadete twamukundaga kandi tuzakomeza no tuzaba tubwira ko yari umwe muri twebwe twishimiraga cyane kandi tuzahora twishimira ibihe byose. Rero urubyiruko rwadutumye ngo tumubwire ngo baramukunda cyane. Twamugeneye impano, ni impano y'urubyiruko, hakaba n'indi mpano y'abaheretse basengera mu rubyiruko. Rero abazifite batambuke tuzimushyikirize kandi bazagira urugo ruhire. Imana ibahe nta pasiteri, nta gitifu, nta babyeyi babisabiye umugisha. Umubyeyi wari hano yarira agahogora. Imana yacu ni nziza. Amasezerano y'Imana iyo wamaze kuyahabwa ujye usengera kwizera, oya ntabwo azaza. Amasezerano y'Imana iyo wamaze kuyahabwa ujye usengera kwizera, oya ntabwo azaza. Uyu munsi ni umunsi w'ibyishimo n'umunezero ku bwa Claudia na Tasiye
Kade. Haleluya. Haleluya. Hereza Imana icyubahiro. Dushimira Imana na yasipi kubwira Imana ikoze, ntabwo twabona umwanya ngo tubirondore tubive umuzi keretse twicaye turi mu masengesho. Yasipi mugire gutya. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe. Dushimira Imana rero ku bwa Kadete, twabanye neza muri yasipi. Kade, turagukunda urabizi kandi turacyari kumwe. Ukwe umubyeyi wanjye ni nka mama, Imana ishimwe. Mu mana namuteguriye ndabanza ndirimba akaririmbo gatoya. Amen. Tasiye na Kadete bagize ubukwe bwabo, tariki irasohoye twari dutegereje kugira ngo turebe umukwe n'umugeni. Uyu ni umunsi mwiza, umunsi w'ibyishimo. Tasiye na Kadete bagize ubukwe bwabo, tariki irasohoye twari dutegereje kugira ngo turebe. Uyu ni umunsi wanyu Tasiye na Kadete, uyu ni umunsi wanyu. Mugarura amaso murebane, mwuzure ibyishimo. Abanyuze mu mwijima Olivier umwuka Imana Yeah.
Imana w'umujyanama mu gihe gikwiriye n'iki yavuze yuko wowe uzasiga so nayo ukihitira umufasha ugukwiriye. Hari ijambo wari wigeze unsaba ngo habeho kurara ngo nta mbaraga zihari, ariko umunyarwanda ntabwo kurara n'ubutaha. Ndagira ngo rero unyemerere uburenganzira bakakwakira neza, uzabasabire umugisha. Bakwakira nabi uzakunguta umukungu uri mu birenge byawe wasigire, ariko ndatekereza ko byose wabikoze neza kandi natwe twakwakira neza, ariko reka byara kugira imbere. Muvandimwe rero nabonye bagendanye n'ingeri nyinshi, ababyeyi, amajigija, abakiri bato, abasaza, ibikwerere. Ndagira ngo nuza kuzamuka ya misozi nabonye mu dusozi n'utununga n'amakorosi, nuza kugera mu nzira inyota ikaza zo kugenda usomaho kugira ngo uze no kugera mu rugo amahoro. Batubwira uti umuryango wa Karambuka Kasiyane wabashimiye kandi urakomeza kubashima. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane mubyeyi birakira seko mubisagirakora bakunze twaze gatoya, ariko murenge hirya hariya wa musozi w'umurenge ukawituga sibyo twaze umugezi hari imbere gatoya, nta musaza agenda yikoreye ugarukire hafi ariko mama. Yego rero muri cya gihe uri kuvuga ati neza ko ubona igihe kigeze cyo kugira ngo dusabire umugisha, numvise nta kintu nakora umugisha utarasa. Rero ko tubaye turi kumwe n'abatambyi, biragira ngo icyo gikorwa nacyo tucyubahirize, dusabe mwarimu abasabire umugisha ku buryo mwatwakiriye, noneho mutugeze aho mwateguriye abana, kugira ngo nitugaruka no kubasura tuzamenye inzira, tutazavuga amakuru y'igice. Murakoze cyane rero. Kadusenga Imana data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, tugushimiye ko wabanye natwe muri ubu bukwe, tugushimiye ko wakoze imirimo n'ibitangaza, tukuramburiye amaboko, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Dusabye umugisha muri ubu bukwe, dusabye umugisha ku bageni, dusabye umugisha aho bazaba, dusabye umugisha mu kazi kabo, dusabye umugisha imbuto zo mu nda yabo, uzabaho umugisha w'iburyo n'ibumoso, uzabane nabo, uzabane n'ababifuriza ibyiza byose, uzabayo kubyara no guheka, uzabagure muri byose. Umuntu wese uri bugende ugendane nawe, wirinda akaga n'amakuba n'impanuka, kandi utegura imitego yose y'umwanzi mu nzira twacamo. Umuntu wese umugeze mu icumba amahoro, mu izina rya Yesu, amen. Dukomere mu mashyi Imana. Iyi nyungu z'ababyeyi rero kugira ngo ntakagaruka leta badashira bageni beza mbere mbabwira ngo turabakunda kandi nitubakumbura tuzajya tuza no kubasura. Nakagaruka mbifurije urugo rufite amata ku ruhimbi, ruzaba rutambara itavu, ruzaba ijuru ritoya. Hasiye Kadete nakagaruka mu mbere mbabwire ngo umutaraganya mu Imana arabakunda, Imana ibaha umugisha. Namwe twataramanye byiza bizira ubuhemu rero, ngaka byose ntigahama mu itama, nimwemerere tugaruke kuri rugari rwa biganiro tuve kureba aho abana babubakiye. Imana nibishaka tuzasubira mu isi, nitanabikunda kuko imbabazi zayo tuzahurira mu ijuru. Ciao, ciao, ciao. Muri uyu muryango w'abana bacu, kugira ngo ntabwo turi butinde muri byinshi, ahubwo no kubashimira, tubashimira ko mwaje kutureba mukaza kureba abana murabona baracyaramye, ko abandimwe baza no kutubwira ijambo nyamukuru ryatumye munatugenderera uyu munsi. Murakoze cyane. Haleluya. Imana ibahe umugisha, turashimiye ikaze muduhaye muri uyu mwanya. Nyakubahwa Modeste, nitwa Nsabimana Silveri, tuje duturutse mu muryango wa Venant umaze kabiri, ndetse n'umuryango mugari. Baduhaye ubutumwa rero tugira ngo tubashyikirize. Batubwiye ngo ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa munani baje muri uwo muryango muje kubasaba umugeni,
umugeni baramubemerera ariko babasaba ko mwabakwera nabyo murabikora kugira ngo rero ntabwo twigeze tubagora mwongera kubasaba ko babahekera umugeni mwe mwaje gusaba icyifuzo cyanyu twaracyubahirije rero twaramuhetse Cadette ariko tumugeza mu muryango we tubanje guca imbere y'Imana pasiteri akoresha umugisha ubwo rero igihe cyarageze imiryango yombi iteranye tubashyikiriza umugeni umwe mwari mwaje gusaba ku mugaragaro twarabashimiye ubwo rero umuryango twicaye duteranye turi mu gitaramo nk'uko duhora dutarama Benani yaragize ati rero ndagira ngo ufate amasaka ushira imitobe ufate amata ufate ibishyimbo ufate fanta n'ibindi byangombwa igitoki ugende ujye gusura ba bana umenye uko bameze bwa mbere rero twari tuje gusura kugira ngo tumenye ko bari aho biratubwira ngo abana ni abakozi birashoboka ko ejo wenda ashobora kubona ikiruhuko kuwa mbere nikonje nk'uko mwabivuze ariko iryo kuwa mbere imirimo irakomeje aratubwira ngo dukore undi muhango ukomeye ujyanye no gutwikurura ndumva rero tudatinze twari tuje gusura ndetse no gutwikurura ujyanye n'ibyo twaje tuzanye kugira ngo byahageze byamaze kugera mu muryango wabo ariko rero tudatinze ijambo ryatugenzaga n'iryo Imana ibaha umugisha murakoze cyane